bantu bazima. Iko nawe wumva utenebutse, Yesu yagusubiza mw'imbaraga. nk'uko umuyobozi yakiriye agaragaza yuko mu by'ukuri ntari umushyitsi, nanjye ntabwo niyumva nk'umushyitsi mu itorero rya Zindiro. Nkurikije ibihe twabanye mu murimo, nubwo akenshi umurimo uba mugari igihe kigashira ari kirekire simbashe kuhagera, ariko ntabwo niyumva nk'umushyitsi, numva nisanzuye nk'uri mu rugo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo kubera ko bishoboka ko twaba turi kumwe n'abashyitsi batanzi,
mbe mfunguye video gakeya, ndaza kongera nikureho abatanzi babashe kumenya. Ariko ndagira ngo mu by'ukuri mu mwanya nk'uyu nguyu nishime Imana cyane, Imana yemeye yuko uyu munsi tubana muri iyi gahunda kandi ikoranye n'ubuyobozi bw'itorero rya Zindiro kugira ngo dufatanye tubashe kubana ndetse n'abashyitsi tubasha kuba turi kumwe. Reka nsabe ngo hamwe twese Imana iduhane umugisha. Umwanya nk'uyu kandi ntabwo nabura gushima mbikuye ku mutima by'umwihariko ubuyobozi bw'itorero ndetse n'abizera muri kino gihe bafatanije n'ubuyobozi bw'itorero mu gukomeza kubungabunga gahunda z'itorero binyuze muri iyi gahunda y'ikoranabuhanga. Muri kino gihe insengero zimwe na zimwe zitarafungurwa, ariko umurimo w'Imana ukaba warakomeje nk'uko ndetse byanumvikanye mu matangazo ubwo hanatangaga raporo y'uburyo itorero rihagaze. Ibi rero birashimishije cyane, nibyo gushimira Imana kandi birantera kuvuga ngo Imana ibakomereze mu murimo wayo, ibahe umugisha, kandi tunazirikana isezerano ryayo ko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Ntabwo nanone nabura gushima abambanjirije uhereye ku cyigisho cy'abizera ndetse no mu byigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya, kugeza no kuri iyi korali imaze kuririmba ubutumwa butambutse. Nakoze cyane kuba ibikoresho by'Imana kandi ibakomereza impano. Ndashima amatangazo yatanzwe ko habonetsemo namwe yo mu cyiciro cy'urubyiruko kandi bigaragara ko yihutirwa, by'umwihariko icyumweru ngarukamwaka dufite cyo gusenga cyateguwe n'icyiciro cy'urubyiruko ku isi yose. Ni icyumweru kigizwe n'ibyigisho byiza cyane. Muri bino bihe turimo byabaye ngombwa yuko kizajya gitambuka kuri radiyo nk'uko babitangaje, guhera kuri 20 kugeza kuri 27, guhera saa 11 n'igice za mu gitondo kugeza saa 12 buri munsi. Nk'uko uwatanze amatangazo yabidushishikarije, nanjye ndagira ngo nongere nsabe buri wese kuri ariya masaha n'iminota 30 kuzajya aba akurikiye kandi akagerageza no kurarika, kuko ni ibyigisho biba byateguranywe imbaraga, ni ibyigisho biba byasengewe, hakabaho gufata igihe gihagije kugira ngo bitegurwe. Nta kindi kigenderewe ari ukugira ngo twongerwemo imbaraga mu by'umwuka. No kurarika abashyitsi rero ni byiza kugira ngo iyi gahunda izarusheho kugenda neza. Kandi ntibinakuyeho ko binabaye ngombwa ko itorero mushobora kubona mwanakora gahunda yanyu yihariye yo kubikurikirana bitewe n'amasaha mwabona mushobora guhura kurenza wenda ariya, nabyo ni uburenganzira bwanyu. Ibyigisho birahari byashyizwe mu Kinyarwanda, tubasha kubibaha ku bw'iyo gahunda. Ikindi ni kiriya gikorwa n'ubundi kizaba ku itariki ya 21, ubwo ni kuwa mbere w'Isabato utaha. Ubundi buri mwaka tugira iki cyumweru cyo gusenga kandi kikanajyana n'ibikorwa by'ubugiraneza. Muri ibi bihe rero turimo twasanze igikorwa cy'ubugiraneza twakora ari kiriya kijyanye no gutanga amaraso, kuko ubona ko ari igikorwa kigira imbaraga cyane, aho abarwayi bari kwa muganga bakeneye guhabwa amaraso bayabona buri wese abashije kubigiramo uruhare. Uyu munsi igihe tugihumeka umwuka w'abazima ndetse tutari no kwa muganga, dukwiye kuzirikana bariya abantu bababaye ndetse bageze ku rwego rwo guhabwa amaraso. Igihe rero witanze ukagira uburyo utanga amaraso, nubwo abantu benshi nabonye babitinya, ariko ntabwo ari byo gutinywa, ni igikorwa cyiza. Njyewe ubivuga ndabaha ubuhamya, nagitangiye niga muri segonderi kandi kugeza na n'uyu munsi ndacyagikora.
nta gihombo kirimo, ahubwo wumva unejejwe n'icyo gikorwa cyiza ukoreye abandi, kandi biranashoboka ko igihe cyagera akaba ari wowe ukenera kugikorerwa, nubwo ntawe mbyifuriza, ariko birakwiye yuko tuba hafi y'abo bantu. Abo dufatanije umurimo rero ku ruhembe rw'imbere, abo dufatanije mu ivugabutumwa, abo dufatanije muri jiya, abo dufatanije mu makorari, by'umwihariko korari imaze kuririmba uyu mwanya ndayituma ku yandi makorari Golden Gate, ndabasabye kugira ngo tuzahure kuri uriya munsi maze dufatanye. Muri uyu mwanya rero ntafashe undi mwanya munini, ndagira ngo mbabwire ko hari amagambo maze igihe nkunze cyane muri bino bihe. Hari amwe mu magambo nagiye nkunda muri ibi bihe, niyo nifuje ko twaganira. Aravuga ngo igihe umwijima urushijeho kubudika, hirya yaho haba hari umucyo. Igihe umwijima urushijeho kubudika, hirya yaho haba hari umucyo. Turifashisha ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara igice cya 13 n'igice cya 14, ahantu dusanga igitekerezo nifuje ko tuza kugenda tugarukaho cyane, ndetse no mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Umwuka w'Imana yandikishije icyo gitekerezo kuri mu cyigisho cya 34 paji 184. Aha ni mu gitabo cyahinduwe mu Kinyarwanda mu mwaka w'2004. Turigira rero cyane ku Bisirayeli igihe bari basatiriye igihugu cy'isezerano. Aha niho tugiye kwibanda mu nsanganyamatsiko igira iti igihe umwijima urushijeho kubudika, hirya yaho haba hari umucyo. Abaririmbyi bo muri korali yitwa Yesu Araje bo kuri RMS Kamukina, nabo hari indirimbo bahimbye, maze baravuga ngo burya iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Nifuje ko tuganira kuri aya magambo yerekeje ku rugamba, kubera ko natwe turi ku rugamba. Turi ku rugamba rushyamiranyije ikibi n'icyiza, urugamba hagati ya Kristo na Satani. Urugamba mvuga mu by'ukuri ni urugamba rw'iby'umwuka, si urugamba rugaragarira amaso, ariko rimwe na rimwe ibiranga uru rugamba hari ubwo nabyo bigaragarira amaso. Ibanga rero ryo gutsinda uru rugamba ni ukubahiriza amabwiriza yarwo, kuko burya buri rugamba ruba rufite amabwiriza arugenga. Ayo mabwiriza nubireba neza uzasanga nta yandi uretse mu by'ukuri ijambo ry'Imana. Kwita ku cyo Imana yavuze ku by'uru rugamba cyangwa se ku by'uru rugendo, kwita ku masezerano y'Imana Imana yagiye yandika kugira ngo abantu ayo masezerano abe ariyo tuzubakiraho turi muri uru rugendo. Abisirayeli mu by'ukuri twigiraho mu by'umwuka ni twebwe tubahagarariye. Ibyanditswe byera bitwereka Abisirayeli mu Egiputa, mu by'ukuri bari bari mu rugendo, ariko kandi bari ku rugamba, nyamara bari bafite ibanga ryo gutsinda ruriya rugamba. Iryo nta rindi kwari ukutazibagirwa isezerano Imana yabahaye ryo kuzagera mu gihugu cy'isezerano, ari naryo sezerano Imana yari yarabahaye uhereye kuri sekuru Aburahamu ndetse na Yakobo na Isaka. Iri sezerano ryari ryaratanzwe kuva kera. Dore uko Uwiteka yabibukije iryo sezerano nk'uko tubisoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 9 umurongo wa 1 ugeze ku murongo wa 3. Ngumva wa bwoko bwa Isirayeli we, muri iki gihe ugiye kwambuka Yorodani, ukambuka ukajya mu gihugu, ugahindura amahanga akurusha gukomera n'amaboko, n'imidugudu minini igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru. Ni ubwoko bukomeye bw'abantu barebare, aribo Banaki, uzi ukumva babavuga bati ninde wahagarara Abanaki imbere. Nuko muri iki gihe menya yuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izambuka ikugiye imbere, ari umuriro ukongora ikabarimbura, ikabatsinda imbere yawe, nawe uzabirukane ubarimbure vuba, uko Uwiteka Imana yawe
yagutegetse. Bavandimwe, nk'uko byagendekeye Abisirayeli, mbere y'uko bagera muri biriya bihe bikomeye, Imana mu by'ukuri yabahaye isezerano. Yabahaye isezerano, ibabwira yuko muri urwo rugendo iri kumwe nabo, ibabwira yuko izabajya imbere, ibabwira yuko izabaneshereza abanzi. Ariko uzi kujya ku rugamba ufite icyizere cyo gutsinda? Ntacyo Uwiteka atari yarakoze, ntacyo Uwiteka atari yabakoreye kugira ngo abamare ubwoba. Nyamara nubwo byari bimeze bityo, hari byinshi Abisirayeli bagiye bakora birakaza Uwiteka, agafata icyemezo cyo kwisubiraho ngo yibuze kubageza mu gihugu yabasezeraniye cy'amata n'ubuki. Ariko nk'uko tubibona kenshi, Mose yagiye atakambira ubu bwoko kugira ngo Uwiteka Imana ikomeze kubagirira impuhwe, nk'uko tubisoma mu buhamya Mose yatanze hariya mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 10 ndetse na 11. Yaravuze ati, mara kuri wa musozi iminsi 40 n'amajoro 40 nk'ubwa mbere. Ni ukuvuga ko yahoraga ajyayo. Ubwo nabwo Uwiteka aranyumvira, ntiyashaka kubarimbura. Uwiteka arambwira ati, haguruka ugende, ujye ubu bwoko imbere, bazajya mu gihugu narahiriye basokuruza bagihindure. Nanone uko Mose yakomezaga gutakambira Uwiteka, Uwiteka agakomeza kubagirira impuhwe, Uwiteka akamubwira ati, bajya imbere kuko kiriya gihugu ndakibagabije. Uko Mose yahoraga asabira imbabazi ubwoko yarayoboye, reka mbabwire ko ariko natwe uyu munsi dufite Yesu ukiri ku ntebe y'imbabazi ku bwacu. Yesu na uyu munsi aradutakambira. Uko tugenda tugwaguza muri ubu buzima, Yesu ari ku ntebe y'imbabazi aradutakambira. Abantu b'Imana hari ibyo mu by'ukuri basabwa ku rugamba. Hari iby'Imana ibashakaho nk'uko byari bimeze ku Bisirayeli. Dukomeje gusoma muri iki gice cyo Gutegeka kwa kabiri cya 10, hari imirongo imwe ngira ngo tugarukeho. Ndabasaba kuza gufata umwanya mwitonze mugasoma iki gice, ariko nko ku murongo wa 12 mu by'ukuri haratwereka ko igihe urugamba rugeze aho rukomeye, tuba tugomba kugendera mu nzira z'Uwiteka. Nibwo tuba tugomba gukoreshereza Uwiteka umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Igihe bikomeye nibwo tuba tugomba gukorana imbaraga zose, nibwo tuba tugomba gukoreshereza Uwiteka umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Iyo tugeze ku murongo wa 16, tubona yuko igihe urugamba rukomeye mu by'ukuri nibwo tuba dukwiye kwiyegurira Uhoraho burundu, tukareka kwigomeka. Kwiyegurira Uwiteka burundu, tukareka kwigomeka. Dore uko ayo magambo yanditswe muri Bibiliya yera, nubwo nkoresheje imvugo muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ku murongo waho wa 12 ngo, none bwoko bwa Isirayeli we. Oya, ku murongo wa 16 mumbabarire. Ku murongo wa 16 ngo, nuko mukure mu mitima yanyu ibituma iba nk'imibiri itakebwe, kandi ntimukomeze kutagonda amajosi. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana niho babisobanuye ngo tureke kwigomeka. Igihe urugamba rukomeye nibwo tugomba kwiyegurira Uhoraho burundu, tukareka kwigomeka, tukegera Imana. Igihe tubona ko ibintu bidasanzwe nibwo dukwiye kwegera Imana. Hari ubwo tubona ko ibintu bidasanzwe Satani akatwinjirana, ahubwo akaba aribwo atujyana kure y'Imana. Murongo wa 17, Imana twahisemo ni Imana nyamana, ni Imana ikomeye, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana iteye ubwoba kandi itita ku cyubahiro cy'umuntu, ndetse ntabwo ihongererwa. Ngibi ibiranga Imana twahisemo. Igihe cyose tugeze mu bihe bikomeye, igihe urugamba rukomeye, tugomba gutekereza ku miterere y'iyo Mana twahisemo. Iyo tugeze ku murongo wa 20, ku rugamba tubona yuko iyo Mana ariyo tugomba kubaha, akaba ariyo dukorera, ndetse tukabana nayo akaramata, tukiyemeza komatana nayo. Kuri uru rugamba
dukwiriye guhora tuzirikana ko Imana yacu ariyo shimwe ryacu. Imana yadukoreye ibikomeye biteye ubwoba amaso yacu atigeze yibonera. Amaso yacu mbabarire yiboneye, nk'uko tubisoma ku murongo wa 21. Abisirayeli bibutswaga ibitangaza Imana yagiye ibakorera, ndetse bagiye babibonesha amaso. Ntabwo babwirwaga ibintu ngo bibe byo mu magambo gusa, bibe nk'inkuru babarirwa, ahubwo ni ibintu bari bariboneye n'amaso yabo. Mu gice cya 11 cy'iki gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, bibukijwe ibitangaza Uwiteka ubasezerana igihugu cy'amata n'ubuki yagiye abakorera, bityo bongera kwibutswa ko bakwiye kwita ku mabwiriza ye. Hari impamvu Imana iba ishaka kutwereka ububasha bwayo kuri twebwe. Hari impamvu Imana iba ishaka kutwereka ibyo yagiye idukorera. Hari impamvu Imana iba ishaka ko dusubiza amaso inyuma. Aba ari ukugira ngo dukomeze gushikama kuri yo. Aba ari ukugira ngo dukomeze kwita ku mabwiriza yayo. Bantu b'Imana, niba tuzirikana ibitangaza Imana yacu yadukoreye, reka dusubize amaso inyuma, turebe muri bino bihe turimo, ndetse turebe mu bihe byatambutse, turebe igihe uko byari byifashe muri yaguma mu rugo ya mbere, mu gihe tutari tuzi icyerekezo, mu gihe tutari tuzi igikurikiraho, ariko nyuma yaho tukabona ubuzima burakomeje. Uyu munsi nta cyakagombye kutubuza kwizera no mu bihe tubona ko bidasanzwe. Mu gitabo cya Yobu cya 11 nanone hari amagambo yakoreshejwe aho ngaho agaragaza ko mu by'ukuri nubwo umwijima ubasha kubudika, ariko nyuma yaho umuseke utambika. Ariko by'umwihariko aya magambo turimo twigiraho, uko nabibabwiye, igihe umwijima urushijeho kubudika, hirya yaho haba hari umucyo. Nanone nayafatiye mu magambo aboneka mu gitabo Umurimo wa Gikristo. Haravuga ngo umukozi w'Imana akwiye kugira kwizera gukomeye. Ibigaragarira amaso bishobora kuba ari urucantege, nyamara igihe umwijima urushijeho kubudika, hirya yaho haba hari umucyo. Imbaraga z'abakunda kandi bagakorera Imana bafite kwizera zizagenda zigirwa nshya uko bukeye n'uko bwije. Aya ni amagambo ashimishije cyane. Aya ni amagambo ateye imbaraga, ateye umwete. Hari ubwo dushobora kugira mu bihe bikomeye tukiheba, hari ubwo dushobora kugira mu bihe bikomeye tugacika intege, hari ubwo dushobora kugira mu byo tubona birenze intekerezo zacu tukumva ko byaducikiyeho, ariko igihe umwijima urushijeho kubudika, hirya yaho haba hari umucyo. Kandi dusezeranirwa ko imbaraga z'abakunda kandi bagakorera Imana bafite kwizera zizagenda zigirwa nshya uko byagenda kose, uko bukeye n'uko bwije. Kenshi imibereho ya Gikristo yugarizwa n'ingorane, kandi inshingano zigasa naho kuzuzuza bikomeye. Ibyo twibwira bitwereka kurimbuka kwegereje, ndetse n'ububata n'urupfu biri inyuma yacu. Nyamara ijwi ry'Imana rivuga mu buryo bwumvikana riti jya mbere. Aya ni amagambo aboneka muri kiriya gitabo Umurimo wa Gikristo kuri paje 219. Hari ubwo imibereho yacu nk'abakristo, nk'abari muri uru rugendo, nk'abari muri uru rugamba, yugarizwa n'ingorane, inshingano zigasa naho bidukomereye kuzuzuza. Ibyo twibwira bikasa naho bitwereka yuko tugeze ku iherezo ry'ubuzima, ndetse iherezo ry'ibihe. Nyamara ijwi ry'Imana riravuga ngo mu buryo bwumvikana riti jya mbere. Icyo gihe nibwo dukwiye kujya mbere, nibwo dukwiye gushirika ubwoba, kuko turi kumwe n'umugaba w'ingabo uturangaje imbere, turi kumwe n'uwanesheje urwo rugamba rudakwiye kudutera ubwoba. Twikangwa n'ibidukomereye cyangwa se tubona biturengeje ubushobozi, kuko burya dushobora gucika intege, kandi aribwo dusatiriye igisubizo cy'ikibazo tuba duhuye nacyo. Tugarutse kuri iki gitekerezo nababwiye dukomeza kugenderaho, kiboneka mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 13, mu kubarana ko igice cya 13 ndetse na 14. Nyuma y'urugendo rutari ruboroheye Abisirayeli bakoreye mu butayu berekeza i Kanani, nyuma kandi y'ibitangaza bikomeye Imana yabakoreye ibagaragariza ko iri kumwe nabo muri urwo rugendo nk'uko twabibonye, ubwo bari bakambitse Kadeshi mu butayu bw'i Parani hafi y'inkengero z'i Kanani,
bagize amatsiko y'icyo gihugu cy'isezerano maze bifuza kumenya ibyacyo mbere y'uko bakigeramo. Uwiteka yamenye ikibazo bafite maze ategeka Mose kohereza abatasi 12 bahagarariye imiryango yabo uko yari 12. Icyo gihe kuri bo kujya mbere cyari igihe kigeze. Igihe cy'ubutwari kuri bo cyari kigeze, kuko bari bageze aho bibuka aho Imana ibakuye maze bakagira icyizere cyo gutambutswa ibyari imbere yabo. Igihe cyo gushikama kuri bo cyari kigeze. Mbese niko byagenze? Abatasi bageze i Kanani basanze ari igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki koko nk'uko Uwiteka yari yarakibabwiye. Igihugu cy'uburumbuke, ariko icyo gihugu cyabateye ubwoba nk'uko bigaragazwa na raporo bazaniye Mose. Iki gitekerezo murakizi. Mu kubara igice cya 13 uhereye ku murongo wa 27 kugeza 29, hari raporo itari nziza bazanye ngo twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki byiza imbuto zacyo. Hano tubwirwa ko ngo ishami ririho iseri rimwe ry'umuzabibu ngo ryahekwaga n'abagabo 2 ku rutugu. Murumva yuko cyari igihugu cy'uburumbuke koko. Ariko nimwumve ngo ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi n'imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni munini cyane cyane, kandi twabonyeyo n'abanaki, abamareki batuye mu gihugu cy'Inegebu, abaheti n'abayebusi n'abamori batuye mu misozi, abanyakanani batuye mu nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Ibi byose niba mwibuka, mu by'ukuri ibyo twari twamaze kubona ntabwo byari bishya kuri bo, kuko Uwiteka yari yaramaze kubibabwira igihe yabasezeraniraga ko azabajya imbere. Niyo mpamvu batagombaga kugarukana ubwoba, kuko bari bagezeyo babona ibyo Uwiteka yababwiye mu gihe abasezeranira kuzabana nabo, ariko ntabwo bahaye agaciro isezerano ry'Uwiteka. Ntabwo Imana yacu yigeze dusezeranira kudutererana mu bikomeye. Iyabanjirije Saduraka, Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, ikabanziriza Daniyeli mu rwobo rw'intare zari zasamiye kumutanyaguza, ibiri kumwe natwe niyo twakwibwira ko urugamba rurenze ubushobozi bwacu. Niyo twakwibwira ko ibintu birangiye, iyo ibiri kumwe natwe. Aba bantu mu by'ukuri bibagiwe isezerano ry'Imana. Reka njye namwe Imana iturinde kwibagirwa isezerano ryayo. Bari barasezeraniwe igihugu cy'amata n'ubuki, kandi bari bagiye kukigeramo. Nyamara ubwoba bwarabatashye kubwo kwibagirwa ko Imana yakibasezeraniye ibari imbere, yiteguye kubatsindira ababisha maze igasoza urugamba neza. Aba batasi bagombaga gutera umwete bo mu miryango yabo bari bahagarariye, ahubwo maze bahinduka abasazi, babatera umutima mubi kugeza ubwo bibateye kwivovotera abayobozi babo Mose na Aroni Imana yabahaye. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, nubwo byagenze bityo, reka dushime Imana ku bwa Kalebu, umugabo nyamugabo. Kalebu, umugabo w'intwari washikamye mu kwizera Imana yabo, akazirikana ko hari aho yabakuye, akazirikana ko isezerano ryayo ridahinduka, akazirikana ko Uwiteka aba ari imbere. Ibi yarabizirikanye. Maze ashize amanga yo guhagararira ijambo ry'Imana, ashize amanga yo kuguma mu isezerano ry'Imana, Kalebu abacecekesha muri aya magambo mu gihe basakuzaga n'ubwoba bwinshi cyane. Muri kiriya gice cya 13 ku murongo wa 30 ngo arababwira ngo tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Maze bose bavugira icyarimwe bati ntitwabasha kuzamuka ngo turwane n'abo bantu kuko baturusha amaboko. Babwira Abisirayeli bati ni igihugu cy'umwiryane, abantu twakibonyemo bose ni barebare, twabonyemo abantu barebare banini bo mu bwoko bw'abanaki, bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Bwoko bw'Imana, Satani ntanejejwe nuko dusatira igihugu cy'isezerano, kandi ntabwo turi kure yacyo. Niyo mpamvu tudakwiye gutungurwa nuko umwanzi arwanya umurimo nk'uko yakoreye mu batasi 10. Muri kino gihe dusatiriye igihugu cy'isezerano, Satani arimo arakoresha imbaraga nyinshi. Mbese ni twebwe dukwiye gukoresha imbaraga nke?
muri iki gihe amajwi menshi yagiye yumvikana asenya umurimo mu rwego rwo kwegeza abantu kure y'Imana nk'uko na n'uyu munsi acyumvikana. Ntabwo igihe nk'iki tugeze ku rugabano rw'aho dusiganirwa aribwo twabwirwa ko umurimo warangiye, aribwo twabwirwa ko umurimo utagomba kujyamo imbaraga, kandi ari igihe cyo gukora ngo turwanye abanaki, twifatire igihugu. Benshi bagiye batangaza ko umurimo warangiye atari bo bawutangije. Birarangiye ni ijambo rizatangazwa n'umuntu utari uwo ari we wese. Ni ijambo rizatangazwa na nyir'umurimo wawutangije ubwo azaba agiye ari kuwusoza. Ijwi rye nibwo rizumvikana rigira riti birarangiye. Marayika wa karindwi mu bamarayika bazaba bahawe gusuka ibyago 7 by'imperuka ku isi, amaze gusuka icyago cya 7 nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice 16 umurongo wa 17, nibwo iryo tangazo rizatangwa. Kandi ntabwo rizaba ari itangazo rireba abantu bamwe, rireba agatsiko k'abantu, ahubwo ni itangazo rizumvwa na buri muntu wese. Watangije umurimo niwe uzawusoza. Umwuka wari mu Bisirayeli mu gihe cy'abatasi niwo uri no mu bantu benshi muri iki gihe. Abantu benshi bigize banajyuwa cyangwa se bigize bandabizi, aho ibintu byose bashaka kwifatira umwanzuro nyamara bitari no ku rwego rwabo. Abantu benshi bigize abahanuzi, abantu benshi bigize abazi kubara ibihe, ariko ijambo ry'Imana niryo ritwereka uko tugomba kubara ibihe. Abisirayeli bari bageze aho guhangana n'umwanzi wa nyuma, kandi ntabwo bari kumunesha ku bwabo, ahubwo ni kubwo Uwiteka wari warabaneshereje Farawo mu butayu, akabavanira amazi mu gitare, akabamanurira manu ivuye mu ijuru, bakarya bagahaga. Ariko Satani yabahinduye inzige, baremera, bakabona ubareba wese ababona nk'inzige, bibagirwa ubarangaje imbere. Niko n'uyu munsi Satani arimo kujijisha abantu benshi, maze bakemera bakibagirwa ko nyir'umurimo awurangaje imbere mu byo barebesha amaso, ahari bibasha kuba birenze intekerezo zabo, bakibagirwa ko nyir'umurimo abarangaje imbere. Benshi bagiye batangaza bati nta mpamvu zo gusubira mu rusengero, nta mpamvu zo kujya mu rusengero wambaye agapfukamunwa. Mbese kuki bajya mu isoko bakambaye? Mbese kuki bajya mu kazi bakambaye? Mbese kuki bajya kwa muganga bakambaye? Mbese kuki bajya muri gare gutega bakambaye? Mbese mu nzu y'Imana niho ushobora gusanga utajya ngo nuko wambaye agapfukamunwa. Uwo ni umutego wa Satani. Kuva na kera amateka y'ijambo ry'Imana atwereka yuko iyo hagendaga havuka ibyorezo habagaho n'ingamba zo kwirinda. Mbese ubasha gutesha agaciro ingamba zo kwirinda nkande? Bati buriya nta cyiza kikiri mu rusengero, maze bakemera. Amajwi ya Satani ati buriya ntacyo dukwiye gukora muri kino gihe, ntabwo dukwiye gushyigikira umurimo, ibyo ngibyo ni mubireke, nibyo abapasitoro bababeshyeshya, nibyo abakuru b'itorero bababeshyeshya. Oya, ayo ni amajwi ya Satani. Bantu b'Imana, dukwiye kuba maso. Inshuti z'Imana, Kalebu na Yosuwa nubwo ari 2 muri 12, Imana ishimwe ko no muri iki gihe bahari ku buryo abahagaze mu ishyaka ry'Imana batazabura ngo bakomeze kwerekana ukuri. Ndifuza ko njye nawe twakomeza kuba muri urwo ruhande, tukaba Kalebu na Yosuwa. Nubwo Satani afata umugabane munini w'abantu akabatwara mu ruhande rwe, ariko byanze bikunze abahagarariye ukuri ntibashobora kubura. Umwuka wateye abo muri kiriya gihe kwanga ubuyobozi, maze bakagera ku gitekerezo cyo kwiyimikira umugaba, bakisubirira mu Egiputa, n'uyu munsi uracyakurura benshi. Byageze ku rwego rwo kwigumura, bumva badakeneye umuyobozi, bumva bashaka kwishyiriraho kwiyimikira umwami. Uwo mwuka na n'uyu munsi uracyahari, umwuka wo kugumuka ku buyobozi. Muri ibi bihe bidasanzwe twanyuzemo kandi tukirimo, benshi umwanzi yabashishikarije gutesha agaciro ubuyobozi Imana iyoboje itorero ryayo muri kino gihe. Bene abo kandi
nta nubwo batinya no kutita ku mabwiriza y'ubuyobozi Imana iyoboje igihugu. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ubuyobozi bwose buva ku Mana. Mbese uyu munsi ubasha kuba uri hejuru y'Imana? Ninde waba ari hejuru y'Imana ngo abone ko Imana yibeshye maze akaba afite n'ububasha bwo gushyiraho ubuyobozi busimbura ubw'Imana yashyizeho? Satani ni umugome cyane. Benshi muri abo ngabo nibo usanga barasubiye inyuma, bagata inshingano bari bafite ku Mana, ndetse bakanashishikariza abandi bantu kureka iyo nshingano. Reka mbibutse mu by'ukuri yuko iyo umwijima ubuditse, hirya yaho haba hari umucyo. Nta gisigaye ngo tugere mu gihugu cy'isezerano, hakenewe ba Kalebu na Yosuwa, kuko nibo badacika intege aho rukomeye. Mu bakurambere n'abahanuzi baje 145 haratubwira ko ubwo byari bikomeye abantu bateye hejuru, Kalebu na Yosuwa bagerageje gucubya izo mpagarara. Bihutira kwisuka mu bantu, maze amajwi yabo arangurura yumvikana gusumba urusaku rw'agahinda k'ubwigomeke, bati Uwiteka azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ni igihugu cy'amata n'ubuki. Bakomeza kuzirikana isezerano ry'Uwiteka, ndetse bararangurura mu majwi menshi y'urusobe yari arimo atesha abantu gusubira inyuma, amajwi menshi yari arimo guca abantu intege, barangurura ari babiri bati cyakora ntimugome, Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Uko Kalebu na Yosuwa bakoze umurimo ukomeye muri kiriya gihe, niko nawe muri ibi bihe Uwiteka agukeneye ngo umukorere umurimo. Niko nanjye Uwiteka nkeneye muri ibi bihe ngo mukorere umurimo. Nuba mu ruhande rwe, ibyo uzakora umukorera bizarangurura kurenza urusaku rw'abasenya umurimo badashaka kuva mu butayu. Reka njye namwe twiyemeze kuba mu ruhande rw'Uwiteka, uturangaje imbere muri uyu murimo, uturangaje imbere kuri uru rugamba, kuko nituba ku ruhande rwe, ibyo tuzakora bizarangurura kurenza urusaku rw'abasenya umurimo badashaka kuva mu Egiputa, badashaka kuva mu butayu. Bavandimwe, uyu munsi Imana iratubaza niba turi mu batasi 10 n'abo Satani yateje umwuka mubi. Imana iratubaza niba se turi ku ruhande rwa Kalebu na Yosuwa, bariya babiri gusa. Nahanjye namwe ho kwisuzuma, duhagaze mu ruhe ruhande? Bariya batasi 10 n'abo bateje umwuka mubi basubiye mu buzima bwo kwirengagiza Imana, basubiye mu buzima bwo kujya kure y'Imana, kandi bashaka ko benshi baba mu ruhande rwabo. Muri ibi bihe hari abavuga bati ntacyo twatanga ngo dushyigikire umurimo tutari mu rusengero. Muri ibi bihe hari abantu bavuga ngo ibintu byarahindutse. Abo bantu bahinduwe n'ibihe. Nyamara nshuti z'Imana, ba Kalebu na Yosuwa bahora ari bamwe, ntibahindurwa n'ibihe cyangwa ahantu bageze. Kalebu na Yosuwa bahora ari bamwe, ntibahinduka, ntibagera mu bihe bikomeye ngo bahinduke abandi, bakomeza kuba Kalebu na Yosuwa. Ntibagera ahantu babona yuko ibintu bibarenze ngo bahinduke abandi, bakomeza kuba Kalebu na Yosuwa. Hano hari amagambo aboneka mu bihamya by'itorero no mu murimo wa Gikristo, paje 221, aravuga ngo abasubijwe inyuma n'ibi bihe, burya nicyo ngira ngo mbabwire mpereye kuri aya magambo. Abasubijwe inyuma n'ibi bihe na mbere ntabwo baba bari babirimo, kuko aya magambo aratubwira ngo umukristo nyakuri ukorera Imana ntabikora kuko bimujemo, ahubwo abikora kuko ari ihame. Ntabikora umunsi umwe cyangwa ukwezi, ahubwo abikora mu gihe cy'ubuzima bwe bwose. Nguwo Kalebu na Yosuwa. Ngicyo ikibaranga muri uyu murimo. Ntabwo babikora kubera yuko ibintu bimeze neza, ntabwo oya, ahubwo babikora ubuzima bwabo bwose. Igihe umurimo ugeze ahakomeye, nibwo amatorero abonekamo abafasha nyabo. Igihe umurimo ugeze ahakomeye, nibwo amatorero abonekamo abafasha nyabo. Umurimo wa Gikristo, paje 221. Ariya magambo, umukristo nyakuri ukorera Imana ntabikora kuko bimujemo, ahubwo abikora kuko ari ihame. Ntabikora umunsi umwe cyangwa ukwezi, ahubwo abikora mu gihe cy'ubuzima bwe bwose. Aboneka mu nama zigirirwa itorero.
oya mu nama zigirwa abigishwa mu mbare Council to Teachers paji 518. Muri iki cyigisho tubona ko bariya abantu bari barakaye bashatse kwicisha amabuye Kalebu na Yosuwa, ariko Uwiteka akabagotesha ubwiza bwe. N'uyu munsi abahagarariye ukuri nka Kalebu na Yosuwa, Uwiteka abasezeranira uburinzi bwe nubwo ibintu byakomera gute. Ikindi tubona nuko Bibiliya bariya abantu nanone bazanye inkuru y'incamugongo nk'uko Bibiliya ibitubwira, n'abandi babafashije kugomera Uwiteka bose bagize iherezo ribi, maze harokoka Kalebu na Yosuwa gusa, nk'uko bigaragara muri kiriya gice cya 14 umurongo wa 35 kugeza 38. Uhitamo n'ukwanjye nawe uyu munsi ngo dukomeze kuba abaragwa b'igihugu dusatiriye, nk'uko Kalebu na Yosuwa ari bo begukanye Kanani iby'abandi byarangiye. Ni byiza ko mu by'ukuri ibintu bigenda bigaruka mu buryo, ni byiza ko ndetse tugenda dukingurirwa n'insengero buhoro buhoro, ndetse tuzageza n'igihe zose zikingurwe, ariko sinzi igihe bizatwara. Ariko icyo ngira ngo mvuge ahangaha, mu by'ukuri insengero zafungurwa zitafungurwa, icyo ubuyobozi bw'itorero bwakunze kutwigisha iri torero turimo ni uko iby'agakiza atari urusange. Agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Imana yaduhaye ibihe bihagije byo kwitoza kuba abakristo bashyikirana n'Imana, atari uko twaje ku nsengero gusa, ahubwo abakristo babaho bashyikirana n'Imana umunsi ku munsi, kandi buri muntu wese ku giti cye. Iyo ni intwaro nifuza kwibutsa buri wese. Ibicaniro byo mu miryango yacu nibikomeze ntibikazime, ndetse ni igihe cyo kurushaho wicogora bya mbere, kuko iyo umwijima urushijeho kubudika, hirya yaho haba hari umucyo. Iri ngiri rikwiriye kuba ihame ryacu, kuko mu mategeko y'urugamba aboneka mu gutegeka kwa 2 igice cya 20 umurongo wa 1, ndetse nk'uko twayibonye n'uwa 4, isezerano ry'Uwiteka risubirwamo riti, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe ngo ibarwanirire n'ababisha banyu ibakize. Icyo dusabwa ni ukwizera isezerano ry'Imana kandi tukayikorera, kuko amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya 3 umurongo wa 13 aratubwira ngo umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Kandi twibuke nanone amagambo twasomye mu gutegeka igice cya 10 umurongo wa 12, nanone wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka Imana yawe igushaka wiki, si ukubaha Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye zose ukayikunda, ugakoreshereza Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Murongo wa 13, ukitondera amategeko y'Uwiteka y'uburyo bwose mutegeka uyu munsi kukuzanira ibyiza. Nta kindi gishobora kutuzanira ibyiza atari ukuguma mu mategeko, kwitondera amategeko y'Imana, guha agaciro iby'Imana yatubwiye. Ge namwe Imana idushoboze kumva iki dushakaho, nk'uko ibitubwirira mu ijambo ryayo. Igihe dusatiriye urugabano rw'aho dusiganirwa, ntidushobora kwambuka tubaye twibagiwe isezerano ryayo, kuko nirwo rufatiro rwo kwizera kwacu, kandi kwizera kwacu niryo banga ryo kunesha imitego y'umwanzi. Reka ge namwe Imana idushoboze kwakira Yesu Kristo mu bihe nk'ibi, we wadushoboza gukora imirimo myiza, ngubwo uwa buri wese ugiye kwerekanwa, ntituzaba abagawa. Ibyo dukora bibera urumuri abatwikiriwe n'umwijima w'ibihe turimo, kandi ku musozo ubwo umwijima ubuditse ugiye gusimburwa n'umucyo w'iteka ryose, twese tuzarasirwe nawo. Nibyo mbasabira, kandi nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Shikamye ku masezerano meza y'umukiza wanjye mpora nsingiza, nzahora musingiza ndanguruye. Shikamye ku masezerano, shikamye ku masezerano y'umucunguzi, masezerano y'umucunguzi wanjye. Shikamye ku masezerano y'umucunguzi, masezerano y'umucunguzi. Shikamye ku masezerano meza, nubwo naba mbuze epfo na ruguru.
ijambo ry'Imana rimpa gutsinda nshikamye ku masezerano nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi wanjye nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi nshikamye ku masezerano meza kuko nejejejwe amaraso akiza niyatuma mpora mu mudendezo nshikamye ku masezerano nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi wanjye nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi nshikamye ku masezerano meza nkomezwa n'umuruga w'urukundo moranesheje inkota y'umwuka we nshikamye ku masezerano nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi wanjye nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi nshikamye ku masezerano meza numva umwuka wewe rampamagara ngo ngume mu mukiza nkesha byose nshikamye ku masezerano nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi wanjye nshikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi dusenga Imana. Mana yacu, muremyi wacu, umucunguzi wacu, nanone mu mwanya nk'uyu nguyu dukomeje kuba imbere yawe, tuzanye ishimwe ry'uko wabanye natwe muri iyi gahunda yose, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye icyizere watugiriye ukaduha kuba imbere yawe. Hari abatagize aya mahirwe kubw'impamvu zitandukanye, hari abarwayi, hari abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Reka tugusabe kugira ngo abo bose mwami Imana uduhane umugisha wawe. Reka kandi by'umwihariko mu mwanya nk'uyu nguyu tuzirikane umugaragu wawe Pastor Mugabo ufite intege nke z'umubiri, kugira ngo Yesu Kristo ufite ikiganza gikiza, icyo kiganza kimukoreho, maze hari intege nke uhongera imbaraga, kugira ngo mwami isabato mubere isabato yo gukira nk'uko wakundaga gukiza ku isabato. Bityo mwami mwiza, komeza umurimo wawe, twese dufatanye gushyira izina ryawe hejuru. Reka tugushime kubw'ubutumwa utugejejeho muri uyu munsi. Akenshi umwanzi uko abona ko dusatiriye iherezo, niko arushaho kutwereka umwijima, ariko amaso yacu ntabashe kubona umucyo uzakurikira uwo mwijima. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo Mwuka w'Imana ahumure intekerezo zacu, ahumure amaso yacu, kugira ngo tubashe kureba kure, turebere mu masezerano yawe, duhagarare dushikamye kuko turangaje imbere. Iherezo riri hafi. Turagusabye tukwinginga kugira ngo mwami mwiza, ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga, ubwo byose bigiye kurangira, tuzaboneke mu mugabane w'abazabana nawe by'iteka ryose. Turinde rero guhugirana ku bw'ibihe turimo, turinde gutwarwa n'imiyaga n'imiraba by'umwanzi, ahubwo duhe kurebesha amaso y'umwuka, tubone umucyo ugiye gutangaza. Bityo dukorane ibyiringiro, dukorane umwete, dushiruke ubwoba, kuko umugaba w'ingabo aturangaje imbere. Isabato ikomeze kutubera iy'umunezero, iyi sabato ikomeze kuba iy'amahoro mu miryango y'abagize iri torero
rya Zindiro ndetse n'abagize itorero ryawe muri rusange. Turagusaba tukwinginga kugira ngo ubwo isabato iza gusoza tukinjira mu masaha atangira ikindi cyumweru, tuze kuyisoza tunejejwe no kubana nawe, tuze kuyisoza kandi dufite imbaraga n'ibyiringiro byo gutangira icyumweru gishya twakira imigisha yawe. Icyo cyumweru kizatubere nacyo cyo kuba hafi yawe no gukomeza kuzirikana ko uturangaje imbere. Ibirenze ibyo, uri Imana itanga kandi izi byiza kurenza uko tubitekereza. Ubiduhane n'abakwizera bose, kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. dufite ibyiringiro by'ukuri ko Yesu azagaruka, twizezwa n'uko yabivuze, twizere isezerano rye. Ubwo amaboko yo mu isi azarangurura ati haleluya, Yesu Kristo n'Umwami w'abami. Twiringiye yuko Umwami wacu ari hafi kugaruka. Duhuriye muri Yesu Kristo, duhujwe n'urukundo rwe. Abantu bifuza urukundo rwe batunacungura abantu. Ijuru rizakinguka, Kristo agaruke, abantu baririmbe haleluya, araje. Dufite ibyiringiro mu Mana, twibumbiye muri Kristo.